parega tuna situna wapiganaje wajeshira anga na jeshira muguu mupore sana mukanyage mobailo muchapadui pamoja na ya pore pore sana. Iyo ni akangahe? Iyo ni akabiri wakamukutira wakanya gatatu buretse iyo ni wangiye kugukubita gatatu buretse bono buretse mukubitira gatatu nziza ngo sura mbaya zire panua kwenye milima juu na sisi tukapanua kwa majani chini arapigizika. Ibyo nibanga abantu bazaza babireba. Nzagenda nambaye igikotanyi ariko inkotanyi zigira imyenda myinshi zigira imyambaro myinshi ni imyambaro yazo. Ijambo rya mbere zamarere zakubwiye ijambo rya mbere inkotanyi zakubwiye iryo jambo izamarere zakubwiye barakubwiye ngo humura ntugipfuye bati imyaka harabirenza ari 12 hari abagiye bamwe ari murabaze bakomeye reka tujye tuvugisha ukuri ntitwaje tunabeshya tujye tuvugisha ukuri rafyango tujye tuvugisha iki ukuri bajya kubeshya abantu ngo tugiye gutaha ngo tugiye gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda tugiye kubihirika vuba ni mwitonde. Imana yaramukoresheje ari umwana muto yica Goliath kuko Goliath yicaga ubwoko bw'Imana avuga ati naje ku ruhande. I mean ni Daudi nyine usura pengura ntazi Bible yebo uyu muginga rafyango ureba arampinze ngo ni Daudi se nawaje ureba arampinze ngo ni Daudi se umuginga na Bible bajya basoma banga na Bible utatazi Daudi uzi ko atajya soma Bible aje muba umutesha na Bible buzi ariko Daudi nawe waho muri bibiri Daudi si Daudi iryo zina ryanditsamo wow Zikanguruma na gurunedi zikaripuka ni vita vikari harapia tutazonga vita ijaisha kwenye nchi yetu vita ime ya nanyo sokurikiye JB Rwanda zire kumeze neza cyane ujye ncuye bye bitandukanye majyepfo y'amajyaruguru sozengezuba nizire ko umeze neza cyane magazani yitwa KIGALI imbere yanjye hari umugabo wambaye neza inkweto z'umukara ipantaro y'umukara ikoti ry'umukara mu ntoki afite mikrofone y'umukara usibye ikirahure ndetse n'umupira ari buze kudusobanurira ariko banza twereke neza umupira handitseho gote Inkotanyi ni ubuzima soma sha mujye musoma gisoma cyane Inkotanyi ni ubuzima aya magambo ubujangu ari n'abatazi gusoma ariko nta mu Rwanda nta byusigaye atazi gusoma muri iki gihugu tugezemo cyubu ndakaburaga kumva nta utazi gusoma akaraka ntibe umeze ute the game changer bad man president of the street ambassador of the ghetto voice of the money the best of East Africa the front line commander ATM machine the original copy the brother from another mother the King Kong Superman is the King Kong. Yes, I'm the King Kong. Inspiration of the youth. From zero to hero. From nowhere to everywhere. From nothing to something. From scratch to the sky. From grass to grace. From pretty to Paris. From victim to the champion. Mtoto wa Mungu. The Konyene boy. Talk of the city. Most wanted. Library. King of YouTube. I'm in the house right now. The house right now. Superman in the house right now. Matora Dodom in the house right now. Speranza cyo kunga abanyarwanda bakunze bose in the house right now. More up in the house right now. Group Primitive Tom transfers in the house right now. Bonham in the house right now. Yeah, Bonham, what's up, my nigga? Yeah, bro, what's up? Yeah, Bonham. Sasa muvandi. Yeah. Ngire ngo mbonera umwanya wo gusuza abadukurikiye turi ku itariki ya mbere z'ukwezi I mean turimo turategura uyu munsi turabura umunsi umwe ngo twinjire ku itariki ya mbere umunsi ni itariki 30 yego itariki ya mbere nejo dutegura igitaramo ariko ni igikorwa tuzahuriramo twishimira umunsi u Rwanda rwabonye ubuzima ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi murabizi ko ubu ngubu hashize imyaka 28 u Rwanda ruvuye ikuzimu yes igihugu cyacu kirubashywe tujye tubyemera ejo bundi wabonye umugabo utarigeze ukandagira n'igihugu na kimwe mu gihugu cya Afrika nibwo bwa mbere akandagiye mu gihugu cya Afrika za mu Rwanda uriya ministri w'intebe wa Singapore mu byukuri nabwo abantu babaza ayo mateka ariko bajye bayamenye uriya ministri w'intebe wa Singapore nta kindi gihugu cya Afrika yigeze ajya mu na kimwe
ntibikunda burya ntago byishoboka ariko yaravuze ati ndashaka kujya aho hantu numva umuntu yashoboye kubanisha abantu abantu numvishije ngo igihugu cyageze gihinduka amarimbi gihinduka umwijima gihinduka amatongo buri wese akakivuma n'abacyo rimwe na rimwe badatekereza kure bakavuga bati baganatinya kucyitirira ariko ubu ngubu neko ubu ngubu ryabuye ryanzwe niryo ryakomeje iki imfuruka ryabuye ryanzwe niryo ryakomeje iki imfuruka ndi kumwe rero na Bonhomme muramuzi ni umuntu naje gushyigikira mu gikorwa cyiza arimo gutegura kira gitaramo Inkotanyi n'ubuzima gitaramo Inkotanyi n'ubuzima aho uzaturirimbira ya ndirimbo yawe nanjye nkunda ijambo rya mbere Inkotanyi zakubwiye ijambo rya mbere Inkotanyi zakubwiye ariko kwanza tutarakomeza agacisho gake kwanza pitisha kwanza kidogo ijambo rya mbere Inkotanyi zakubwiye ijambo rya mbere z'amarere zakubwiye ijambo rya mbere Inkotanyi zakubwiye iryo jambo iz'amarere zakubwiye barakubwiye ngo humura ntugipfuye bati humura turakurinda barakubwiye ngo abandi bari hehe ngo nabo tujye kubarokora barakubwiye ngo barakuvura bya bikomere byawe barakubwiye ngo wirira wageze mu buzima ijambo rya mbere Inkotanyi ijambo rya mbere ririmo ihumure yani muri makeya ndagira ngo mbwire abantu ngo igitaramo kizabera hano muri Kigali iri ni ihema ry'abantu bazabafatiramo ako kunywa aho tuzicara naho ngira ngo urashobora kuza kuhebereka ariko mu by'ukuri icyo nashaka kuvuga nuko no kwinjira n'ubuntu ntabwo Inkotanyi zishyuza dufite byose dufite igihugu twe ntitwishyuza hakuna kitwa mayicho sisi hatuwezi tukaripisha kwa sababu inchi ukiwa nayo una kila kitu abantu bazaze twinjire twenjoyinge ubuzima enjoyinge cyangwa cy'ubuzima umuntu utazagaragaraho sinzi aho ndashaka kugaragara kireka niba ashaka kugaragara mu murimo bazaze tubyine dushimira Inkotanyi ko zabohoye u Rwanda zigahagarika jenoside yakorewe abatutsi gitaramo n'ubuntu kugira ngo igiciro kitazagira uwo gica intege asante sana ndagira ngo rero kandi nshimiye cyane super manager n'umuvandimwe wanjye kuba yaje kunshyigikira kuba yaje kureba uko imyiteguro irimo gukorwa ndagushimira cyane kandi ndashima cyane ibikorwa byawe nabyo ndabishima ko urakora kandi uratwinspira asante sana asante sana ndugu yangu rero ndasaba cyane inshuti za super manager abafana ba super manager muzaze mu gitaramo kandi Inkotanyi bose muri rusange abanyarwanda mwese muzaze kandi ndabashimira ko ari mu Rwanda shyaka uko avuga ngo ashyigikira urubyiruko ndamubashimira ko yaje kunshyigikira ubundi rero ndanabasabe ndi mu myiteguro igitaramo igitaramo giteguye gute kizatangira sangahe abahanzi bandi bazaza kugufasha ni bande abahanzi kugeza uyu munsi hasigaye navuga hasigaye umunsi umwe wejo ko tuzakora kwa gatandatu abahanzi ngubu bazaza majimaji muramuzi Munyanshoza Senderi Nyininkindi muramuzi ariko hari n'abandi tukirimo kuvugana nuko ndi bize n'uwo bazampamagara ariko bazaza dufite na bande izatwibutsa ya morale y'Inkotanyi ku rugamba iyo bande rero tuzayiha umwanya uhagije nayo itwibutse ayo mateka n'izo ndirimbo kizabera muri Kigali ku itariki 2 kuva saa 10 z'umugoroba kuri wa gatandatu tariki ya 2 z'ukwa gatandatu z'ukwa karindwi kwa gatandatu tariki 2 z'ukwa karindwi muri Kigali kuva saa 10 z'umugoroba icyo asabwa no kuhagera ikindi nsaba cyane tariki 2 z'ukwa karindwi nsaba cyane iyi mipira izaba ihari ndifuza ko nuzambaye n'agashati gateye ipasi neza ariko uzawurenzeho ko imipira izaba ihari hanyuma ndanifuza ko kuri uwo munsi abantu bafite imipira mu rugo ndabizi muri benshi gitaramo kimaze igihe kimaze kuba ubukombe cyagiye kibera ahantu henshi mu Rwanda no mu Burayi ndifuza ko umuntu ufite umupira ku itariki 2 iyi Kigali uyu mujyi uzabe wuzuyemo ongera usubiremo ongera kuko buriya hari ukuntu na mistakenzeho kubera ko u Rwanda rwabohojwe itariki 4 z'ukwa karindwi igitaramo kizaba ku itariki 2 rero hari ukuntu yes reka mubwire impamvu basubiriremo ubabwire n'impamvu kuko ndabyibutse uko twabipanze basubiriremo neza kugira ngo buri gitaramo Inkotanyi n'ubuzima ni igitaramo dukora tugira ngo dushimire Inkotanyi ko zabohoye u Rwanda zanahagaritse jenoside yakorewe abatutsi ubu rero twaragiye dusanga ibyiza kugikora ku itariki 2
hasigaye umunsi umwe kuresha abantu byibuze bakaruhuka kuko tuzabyina kweri ari ebyiri kuwa gatandatu noneho buke abantu baruhuke kwa mbere dusubire mu birori tujye guserebura noneho rero bije bite rero kuki tumara iminsi 100 twibuka jenoside yakorewe abatutsi n'abatutsi barishwe tukabibuka mu buryo bwiza kandi twubaha nanifuza ko twagira umwanya wo gushimira byibuze ingabo zahagaritse ayo mahano ingabo zahagaritse urwo rupfu abatutsi bicwaga ndagira ngo rero mu gitaramo cyacu hazaba harimo ijambo ryitwa ubuzima tuzaba tuva mu rupfu rwo muri jenoside yakorewe abatutsi muri ya minsi 100 twinjira mu buzima inkotanyi zibohora igihugu cyacu reka rero mbashimire cyane super manager ndagushimiye cyane mwene Gakumba asante kamanda urakoze cyane ndashima cyane n'umunyamakuru waduhaye ikaze merci beaucoup ndabakunda ikindi mu gitaramo ikindi wenda wababwira nuko nkuko wari ubivuze na za ndirimbo z'ingabo zarapiye indirimbo zacu za zindi zo bazi zo za zamani ase nk'indirimbo ze yakera we zose ndazizi zose wenda hari nk'iyavugaga we ni nyinshi reka mvuge nk'iyavugaga ngo mahangaiko ni mahangaiko na shughuli za kila siku zinatufanya Wanyarwanda kuikomboa nchi yetu. Ona kamanda niuliza kamanda wetu afande wabyumvise kamanda wetu afande Kagame ameuliza swali hilo la kukomboa nchi yetu. Mahangaiko ni mahangaiko, shughuli za kila siku zinatufanya Wanyarwanda kuikomboa nchi yetu. Asante sana. Iyo ni imwe hari ndi yavugaga ngo parega tuna situna wapiganaje wajeshi la anga na jeshi la muguu mupore sana mukanyage mobailo muchapadui pamoja na ya pore pore sana. Iyo ni akangahe? Iyo ni akabiri wakamukutira we akanya gatatu buretse iyo ni wangiye kugukubita gatatu buretse bono buretse kugukubita gatatu nziza ngo sura mbaya zilipanua kwenye milima juu na sisi tukapanua kwa majani chini, arapigi zikanguruma na gurunedi zikaripuka, ni vita vikali Arapie tutazonga vita ijaisha kwenye nchi yetu, vita imeisha kwenye nchi yetu, hatutatoka kwa mobile hadi tutawaondoa wale wabaya wote. Oya Superman yongeye kunkumbuza umunsi w'igitaramo. Superman mimi ndo kamanda bwana, uzaze hari hano dushyiraho mimi ndo kamanda bwana, front train number 1. Asante sana Jibi, murakoze cyane, Imana iho mugisha. Ndabashimiye cyane. Ubwo mukanya turagusanga kuri se. Uremeye indirimbo ko ziba ziri mu mutwe. Ndemeye cyane Super. Uremeye indirimbo. Ndemeye. Uremeye? Ndemeye cyane. So Super. Ngo atatu konde. Izo ndirimbo ni nkiri umwana. Sijya ngubeki. Nari nkiri umwana. Ngiye ko mfite imyaka 23. Ngiye ko mfite imyaka 23 ngaba nziza. Atatu konde kama musumari, nywele zetu zitoke kichwani, kichwa chetu kirete upara, hatuwezi kurudi nyuma, hatuwezi kurudi. RPF ni lazima tuso Indirimbo nzagushyira izo nazo ariko zizazini mateshi ya ladie. Okay okay Super. Iki gitaramo by the way okay iki gitaramo rero kivuze iki ku buzima bwawe? Mu by'ukuri no tuzatangiramo message nibwo bwa mbere abantu bazaba bagiye kumbona mu gitaramo. Hari gitaramo wari wambona mu gitaramo ubundi nibyo naye kubigeraho kubera icyo gitaramo cya mu buzima bwanjye wari wigira umbona mu gitaramo na kimwe. Aha baraza ba Tekino ba Davido baraza bande baraza ngire ngo naba Shomporo nabashagi baraje wigeze umbona mu gitaramo na kimwe. Igitaramo cyanjye bwa mbere nzinjiramo ni igitaramo cyitwa Inkotanyi n'ubuzima kuko ndi muzima kubera Inkotanyi. Ndi Superman ajya kubera Inkotanyi. So kubihisha sino kubivuga ngo hari iki oya pana bya bindi by'umuntu avuga ngaha gusa ngo just ngo avuga beho oya. Ibi ni reality. Buri muntu wese niyibaza uri umwarimu, uri umuderegiteri, uri umusirikare ukomeye, uri umudokiteri ukomeye, uri umuroya ukomeye, uri icyo uri cyo kugeza ubakakanya. Ese iyo Inkotanyi zitubaka iki gihugu, iyo zitabohora iki gihugu, ukaburaho warurubu wakabaye witwa wa mugani w'umukuru w'igihugu cyacu urigeze kuvuga ati nta uzagambanira igihugu cyaramugize icyo ari cyo ngo bizamuguma najya wa mbere n'u Rwanda, hanyuma ajye nkaba Superman ajya
nyine ni super manager wa kabiri wagakumba wigeze wumva generali kuva wabaho wigeze wumva umuntu unga igihugu ari generali yagera hanze bakamupromotinga bakamuha wenda tuvuge yari Major General cyangwa yari Lieutenant General yamara kugera hanze bakamupromotinga bakamubwira bati ubwo uri munzi muri iki gihugu tuguhaye generali fu ntago bibaho wari wabyumva ntago ndabyumva no kuvuga ngo agaciro k'umuntu ni igihugu cye iyo wamaze kuba impunzi iyo wamaze kutagira igihugu nta buzima buvugize iki nta buzima bufite bro niyo mpamvu rero Inkotanyi niki n'ubuzima bro niyo mpamvu mpamagarira abantu ngo baze dushyigikire bonome dushyigikire igitaramo cyitwa Inkotanyi n'ubuzima bazaza ari benshi nanjye nibwo bwa mbere bazabambonye mu gitaramo nta gitaramo na kimwe nigeze nkandagira mu gihe kuva nabaho naba umusitari kuva igihe natangiye kubakira ubuzima bwanjye have you ever seen me in any concert wapi ni nabwo nzaba mfunguye kwinjira mu gitaramo ibindi bizakurikira mu gitaramo wenda hazakurikira ibindi bizajya nzabijyamo ariko nzabanje kwerekana ko ubuzima butuma bya bitaramo biba bwubakiye ku gukunda no kubaha no guha agaciro iby'Inkotanyi zagize gute zakoze kandi zubatse ufite gahunda yo kugenda wambaye gute mu gitaramo ibyo nibanga abantu bazaza babireba nzagenda nambaye igikotanyi ariko Inkotanyi zigira imyenda myinshi zigira imyambaro myinshi niyi ni imyambaro yazo wabyumvishije ubwo rero batega uwo munsi batega iki uwo munsi hari performance ufite kuko sisi tuna magwanda mengi hari Mukotanyi hari plene rangi moja hari kuna magwanda mengi tu ariko bazaze bazareba super hari n'igihe nshobora kuza nambaye nka mwenyewe noneho nkaza bavuga bati noneho kamanda yajaje noneho rega ndi front line komanda jewe sinakubwiye ko havuyeho mwenyewe komanda wafunguye ibintu bigatungana neza ariko ba front line commanders ya traininze nabo nanjye mbarimo nawo barimo nanjye ubarimo kuko wagira ngo wabaye nk'umwarimu wenda nabaye umwarimu niwe uvuga ikintu yageramo hagati akahita avuga ngo 10 rega n'ubundi ndiwe none se ngo nabaye umwarimu n'iryashuri iyo mba ntariwe nawe n'ubu ufite bimwe mu magambo yanjye ugenderaho nakubwiye ko nurangara uzaba iki nyine bizarangira nabikubwiye mu 2017 twicaye umunsi twari twakiriye ikipe ya Rayon Sport Rayon Sport ndanayishimira ndabona batangiye kujya bakora amadiri nka super manager nabonye basinyanye na ndabashimiye cyane uburyo umuntu utangira kumenya gukora ubucuruzi nka super manager nawe ntabwo aba yoroshye the bad man the game changer the front line commander narakubwiye ngo front line commander senior ya promotinze bande ba junior ba front line commanders benshi kandi abo nanjye ndi ba junior ni nk'abande wa nyine wa nakubwiye ariko shanto ugira ubwenge nakubwiye ngo uravuga ngo wa traininze ngo ba junior uyu mwana nta bwenge agira kumandiza ba junior abahe nyine junior ni iki mu cyongereza nyine mu kinyarwanda bivuze umwana wawe ni umwana muto nanjye nakubwiye ngo senior front line commander ya traininze ba front commanders barimo nanjye nawe niba uri muzima iki gitaramo nkuko uzakiza nawe training abandi barimo wowe nabandi bagenzi bawe none hari ubura abayobora nanjye ndakuyobora okay super Inkotanyi n'ubuzima ni igitaramo cya bonome nabyo egaja Speranza cyo kunywa abanyarwanda bakunda ari benshi Moap Group Limited bazanye none ikitwa amavuta bazanye tanga nomero zabo hanze ese iyi Speranza yitwa ngo iki iyi bayita Speranza Millennium Hills Whisky whisky kari Millennium Hills ya indi igikomangoma kinywa kigashobora kudasaza yaje no mu Rwanda ese nuza yarayitwaye ejo bundi igikomangoma aza no mu Rwanda burya yaravuze ati ndashaka abanyarwanda babimenye barabibonye igihe baje mu nganda se nta n'ikindi yakoze yaravuze ati ni mumpe Speranza njyane yayisubiranye mu Bwongereza katagezeyo mu ruganda rwa Speranza kandi yaragiye ahubwo ntureba uri impumyi baranabyerekanye ko yari muri Speranza ko yari yicaye igikoma ko ari impumyi we yaraje akigera mu Rwanda yaravuze ati ndashaka ko munzana icyo cya Speranza anywa Millennium Hills Whisky nanjye niyo mpamvu ubona nyimwe urumva doi asubirayo ndetse neza cyane ngire ngo bukareba okay super ni igitaramo cyiza ni igitaramo rero by the way reka tuganire noneho yego mbasobanure no kuri iri jambo Inkotanyi n'ubuzima no kuvuga ngo u Rwanda nk'u Rwanda ruriho none kubera ko umusingi warwo wubakiye cyangwa se wubakiwe ku kwitanga kw'abana b'abanyarwanda ku kwitanga kw'ingabo zacu za rapi tubyange tubyemere ariko kuri kuhora ari uko burya nabaza guhakana cyangwa n'abatumva ibyo tuvuga bakabirwanya burya ku mutima bazi ko ari byo rero muri umuntu wambwiye
ati twarabanje tuyobora East Africa, nyuma perezida wacu aba perezida wa Afrika, nyuma bari baramutoreye nako mbere kuba perezida w'urubyiruko rwose, abantu babyibuke, urubyiruko rwose rw'isi yose rwatoreye, rwaravuze ruti turashaka ko umuyobozi mukuru wacu aba perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ibyo bivaho. Nyuma aba perezida wa Afrika, ibyo bivaho. Tuyobora ubumwe bw'ibihugu bivuga igifaransa, tugira secrétaire général. No baracyariho. None ubwo abatemera barakomeza bagahakana, hanyuma haza kuza imitego y'ababaya, ndetse barimo n'abaturanyi, ndetse barimo n'iki batu Rwanda rugiye kwakira Commonwealth, abandi berekana ko ngo igihugu kidafite umutekano, abandi bashaka guturitsa amabomu akagwa iwacu, abandi byose biriya yari imitego, abandi banajyayo kugira ngo bazibire. Ariko perezida wa Repubulika yacu nawe yaravuze ati sibo mana, sibo mana, happiness, ndashaka happiness, ari kundinde case, happiness ndasaba ari kundinde sibo mana, abahetazi baziyahure Commonwealth turayiyoboye, abahetazi biyahuye. Ariko se mwaciye bugufi mukaza ko nubundi gahunda yacu ari ukubakana na buri wese tukabana. Nawe ni muvuga ngo if you cannot, wo bita Ibrahim Lincoln yahoze ari perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika, yaravuze ati if you cannot fight somebody please join him. Niba udashobora kurwanya umuntu ahubwo mwiyegereze, mwisunge, kuko nuvuga ngo uzakomeza guhangana nawe ntuzamushobora, ahubwo uzabizira. Imyaka harabirenza ari 12, hari abagiye bamwe ari murabaze bakomeye. Reka tujye tuvugisha ukuri, twajye tunabeshya, tujye tuvugisha ukuri rafyango, tujye tuvugisha iki ukuri. Bajya kubeshya abantu ngo tugiye gutaha, ngo tugiye gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, tugiye kubuhirika vuba, ni mwitonde. Wapi mvugira icyo babwira abo bantu nawe nyine ni imitego mitinde ishubuka nyiragihari. Imyaka ubishize bagiye muri za 2010 na kangahe bagera, bamwe bari abayobozi, abandi bari barahawe byose ibyo bari barambitswe, burya babyambitswe cyangwa se bari baremereye kubera ko igihugu cyabibemereye. Burya igihugu nicyo kiremereye kuruta wowe uriwe. We niyo waba ministeri, niyo waba uriwe wese, burya igihugu kikuvanyeho icyizere cyangwa se kikavuga kiti ntitukikuru kumwe nawe, ubimbwa zero. Ubimbwa byo bibabwira shawo. Ikintu cya mbere ni ariko twari byo mwigiye waje ndi kuvugira kuri mikoro yanjye, tuvuga cyane. Ikintu cya mbere ni igihugu. Utabizi rero, Bibiliya iravuga ngo umushahara, Bibiliya ubwo mangiye mu gitabo cy'Imana, Bibiliya iravuga ngo umushahara w'umunyabyaha ni urupfu. Ibyo byanditse mu kihe gitabo kugira ngo byanditse mu Migani, umushahara wa zambi ni mauti. Wabyumvishije? Ndabyumva. Abantu bazakurikirane mu Bibiliya, buriya njya nkunda kubabwira, kwica ni icyaha, kwica ni icyaha. Ariko ushobora kubikora, nkunda kubivuga, ushobora kubikora kugira ngo urengere ubuzima bwa benshi. Byarabaye Dawudi, Imana yaramukoresheje ari umwana muto, yica Goliyati, kuko Goliyati yicaga ubwoko bw'Imana, avuga ati najye ku ruhande. I mean ni Dawudi nyine, usura pengura ntazi Bible. Ntabyazi. Uyu muginga rafyango. Ureba arampinze ngo Dawudi se ntawaje uri. Ureba arampinze ngo ni Dawudi se. Umuginga na Bible bajya basoma. Na Bible. Utatazi Dawudi. Uzi ko atajya asoma Bible? Aho jamuba umutesha. Na Bible buzi. Ariko Dawudi nawe waho muri Bibiliya. Dawudi? Si Dawudi. Iryo zina ryanditsamo? Wow. Ni Dawudi nyine, si Dawudi. Mo Dawidi. Wabyumvishije? Okay, so patukira aho ngaho. Arakajambo gato ari kintu rukomoje mu kanya. Ari abantu bakiri hano hanze bapinga benshi. No umva nkubwire. Uretse gato. No umva nkubwire. Yego. Amategeko y'imodoka aravuga ngo utwaye abantu 70 ukabona umuntu umwe yitambitse imodoka, abantu 70 ushobora kubakoresha impanuka. Umutomere ariko bo bagire bati ubuzima bw'abantu 70. Uromera umuntu bw'abantu 70. Yego, so. No kuvuga ngo icyo nshatse kuvuga ni iki? Abo ngabo bariyo cyangwa se abo bavuga ngo barapanga ibibi. Ntibishoboka byo kubigeraho. Ibyo ntibishoboka. Ni nko umuntu yagutuma umuzi wibuye. Ni nko umuntu yagutuma nawe ntubaho kandi. Mbigusubiriremo, ni nko umuntu yagutuma umuzi wibuye. Narakubwiye ngo aha ntibikunda. Garagara ntibikunda. Garagara Dawudi bahari. Kuko abantu nabo ariko abantu bagiye banakurikirana n'amagambo, umusaza yarivugiye ati turacyari babandi bashobora
kujya mu ndake tugaharanira uburenganzira bwacu. Ni ukuvuga ngo abantu ntibakabone ngo ubu harabatekereza batese buriya ziriya nkotanyi ntizakize ubu zabayemo abajenerali bafite amafaranga baragendera mu mavewiti abana babo bariga za Burayi abadamu babo bariho neza akose buriya koko ntibaregeje baracyashobora kuba bajya mu ishyamba imvura ikabanyagira bagakubitwa n'izuba bagashobora guhangana n'umwanzi koko ubu natwe ntidushobora kuza tukaba twabatsinsura tukabirukankana tukabavana mu byo ntago bikunda aya ntibishoboka ntago bikunda icyo cyo uvuze nicyo nanjye ndacyemera icyo cyo ni ukurota wicaye ku ntago bikunda narakubwiye ngo ntukabone umuntu atwara vewiti atwara benzi nk'iriya yanjye yaka wabonye ko nazanye indi none nushaka kuyibereka asira yo yitwa gute iriya nayo ni benzi dufite igihugu iyo ufite igihugu ntacyo ubura ndabikubwiye iyo ufite igihugu ntacyo ubura igihugu ni byose nakubwiye ngo ntacyo nshobora ndakabura gakumba niyo napfa nona ntacyo nifu nabibonye byose wa mugani wa papa ejo bundi niwambwiye ati nimva ku isi ntuzababari kuko afite imyaka myinshi 90 hafi n'itanu bigiye kugera ntabwo yarabimbwiye ati byo bya mbere twashakaga na bya kabiri nabonye muri bazima muri abagabo muri no mu gihugu munakibereyemo neza munakobeye kuko igihugu iyo ugikoreye nacyo kiragukorera ariko iyo bayimbwa wa mugani wa president niwavuze ati turihuta majyambere yacu arihuta kandi yihutana nuwihuta nabihuta kandi ubwo nusigara nacyo kiragusiga kwa sababu inchi nakimbia sana kwa haraka kwa maendeleo kwa hiyo wewe ukikaa nyuma inakwachi naendelea yego nyuma tukira aho ngaho aba bamwe navuga ko ndabisubiramo uretse gato ugaca mu ijambo umwana wowe yaca ugenga abana yereka nge mvuga ndabisubiramo baze tubane n'abagitekereza bibi bavuge bati dushyize hasi imigambi mimi mu mutima naho kuvuga ngo n'abagitekereza kuturwanya byo niho kuvuga ngo ujye gushaka umuzi wibuye ibyo nibikunda ibyo nibikunda ni nko umuntu yakubwira ngo ugiye dushaka umuzi wibuye ibyo nibikunda byo rwose mbamara impungenge uzagiyo uzavuga nibagaruka basabye baze ni kushatse kuvuga cyane kuko turanazitanga tw'abanyarwanda turazitanga none se nta wigeze kujya hariya muri Canada akavuga ibintu byinshi ariko kuko yageze akavuga ati naribuze mu ngiye ibuntu uba n'umwanya arawufite mwiza araho aratuje kandi arabaho neza rwose kandi nawe ejo bundi yababwiye bageze ati muze tuvugishwe imbere y'Imana nta muntu n'umwe muri iki gihugu uzira ahubwo ibyo ushobora kuzira ni ibikorwa byawe n'ibyo ushobora gushimirwa ni ibikorwa byawe cyane kiriya ndabyumva ndasaba tugiye kwizihiza ku nshuro 29 Rwanda igiye rwabohorewe n'abari hirya babandi bashukaga nabo babandi batekerezaga ibidashoboka bavuga ngo buva turaje ngo duhire ku imyaka 10 ubwo re imyaka nibishize ari 10 ishwa gusiba ari ishwa guno umva ishwa gushira ari ijano kagwiyo n'abana bawe bakazagira umuvumo ku gihugu wangishije abana bawe babaye baduye ku gihugu umugore wawe abaye umwanzi w'igihugu kandi byose no ubiteye wirirwe irukanyije abana bawiriza ubirukansa babunza nk'umuyaga ntibagira iyo baba byose ni wowe ubiteye akuja mwuka byaramo shetani koko yubaka mu mitima shitani ubundi super ni shetani yubaka mu mitima y'abantu umuntu ntacyabuze ni ministiri ninde baranahembwa n'igihugu kiramwubaha aravuga n'ijambo abantu bakarigenderaho ariko shetani kaze kamwarikamo ngo ngiye guhira ariko se bose ngwarya ngo barashaka kuba ba president twatoye numwe nabo bazaze biyamamaze nabo bazaze batange sera zabo seruzi icyo aricyo ni sloganize mbese bavuga imigabo n'imigambi Perezida Kagame wenda azajya hariya Imana nibidufashije akongera akatwemera akatubwira ati ndashaka kongera guhagarara n'umuryango wacu FPR ndawusaba tujye tuvugisha ukuri rega yatuyoboye neza yadukuguye ahantu yatugejeje ahandi acha tuendelea tuongoze kwa sababu ametufanyia mambo mazuri ubwo rero abashaka nabo gukompitinga nawe nibareke inzira yo kuvuga ngo barashaka gusenya igihugu cyangwa kwica ubuzima bw'abaturage cyangwa kubuza abantu amahoro bo nibaze bashyiremo kandidatire nabo tubarebe mu Rwanda bemera umuntu kwiyamamaza ari pura nyine ku giti cye baze basaba imbabazi bavuga batwari twarayobye ntacyo turanabyemera batange kandidatire nabo bakompitinge turebe inzira demokarasi ikore hanyuma abaturage bagire bate bihitire murakoze cyane big man yego rwose so wari urimo kunsobanurira kuri icyo gisobanuro ari umuntu ushobora kubona iri jambo inkotanyi n'ubuzima koko kumva biramucanze super mbabarira no kuvuga ngo impamvu inkotanyi ari ubuzima no kuvuga ngo inkotanyi nizo zatumye inkotanyi nizo zatumye uru Rwanda rwongera rukubahwa uru Rwanda rwongera kwitwa igihugu uru Rwanda rwongera kuko muri 19 mu mwaka w'1994 habaye jenoside hano hapfa abatutsi barenga miliyoni 1 yego noneho igihugu kirandura
kigira isura mbi ku isi kiba umwijima nyine kiba miborogo ikwira hose amatongo amarimbi nyine umuntu wese ndetse n'umunyarwanda barebaga hafi yumvaga ko iki gihugu kitazongera kumera yumvaga mbese ko iki gihugu kitazaba igihugu ariko u Rwanda rutangirira ku busa rwiyubaka kugira ngo inkotanyi zarapiye zimaze guhagarika jenoside zaciye ivangura zivuga ko buri munyarwanda wese agomba kugira uburenganzira ku gihugu cye ziravuga ziti twe nta muhutu dushaka nta mututsi zitangira no kubyerekanira mu kazi no mu byangombwa ziravuga ziti akazi polisi uzajya usabwa ibyangombwa bagasanga byujuje yaba mugufi ya muremure yavuka iruhengeri yavukaho Nsabimana Gastari yavukaga cyangwa Kabirigi cyangwa Habyarimana nawe ajyemo niyo yaba ari na mwene wabo ariko adafite icyo yakoreye iki Gastari Nsabimana ninde n'uwari umukuru w'ingabo zo kwa Habyarimana icyo gizo kwa byara ntago ujya umwumva witwaga Nsabimana Gastari nawe yari umukuru w'ingabo zo kwa kumvugisha amagambo menshi mwabaga yitase mwe yari umukuru w'ingabo zo kwa zo kwa byara ariko jana ukamvugisha amagambo menshi asupa ubuzima ndagukunda n'ukuri nabo bazi noneho rero icyo twavugaga ntibareba ngo uvaho ntibareba ngo uvuka kwandi we icyo bareba uri umunyarwanda wujuje ibisabwa ndangamuntu zanditseho umunyarwanda ntawe uratsinda mu ishuri ngo bamwangire ko yatsinze kuko avuka cyangwa se afite n'isano yo kwa Gastar wo cyangwa kwa bandi barakubwira bati niba watsinze uri umunyarwanda songa mbere ibyo nibyo u Rwanda rwubakiyeho no kuvuga ngo inkotanyi n'ubuzima no kuvuga igihugu gifite ubuzima kubera kuko gifite ubumwe kitarimo amacakubiri abanyarwanda bangana kandi kinatuje kirimo amahoro n'umutekano nta ntambara kandi abantu babaye big mavugishwe ko imbere y'Imana hari umuntu hano mu Rwanda babyutsa ngo saa 4 cyangwa saa 2 z'ijoro ngo byuka bagakubita cyangwa bakamubuza amahoro nkuko tujya tubona wenda mu bindi bihugu byose byabuza amahoro urakoze cyane rero inkotanyi n'ubuzima kuko inkotanyi nizo zatumye byose bibaho nizo zatumye tugira ubuzima nizo dutuma uzarebe hano uzabona abana beza b'abakobwa baratwara amamodoka abahungu baratwara amamodoka amasireyi arishyira akizana abasore b'amabogari barabyuka baterura nkawe ituvuga nkawe inkangi abasore b'ababogari barabyuka baterura ibyuma ariko biriya byose bikorwa kubera ko inkotanyi zaduhaye iki ubuzima bro igihugu kandi igihugu nibwo buzima asante sana urese wakabikoreye ariko ja abekorera mu mwobo cyangwa mwishyamba musa waserengera mu ishyamba abo bikunda so bibutsa ko turi kumwe n'iyitwa Moap Group Limited. Moap Group Limited ni kampani nziza cyane ikuzanira ibyo kunywa ndetse n'amavuta yo kwisiga ikijyanye n'ubwiza produit haba amavuta ya gikotori haba amavuta y'amazi amavuta yose uragenda ukadusanga muri TDMR wari ugiye kwinjira muri TDMR ahantu basakira mu kaboko kawe neza k'ibumoso itubana hari abakobwa beza babiri ni nomero zabo zitange rwose Moap hari abakobwa beza babiri noneho ushaka kurangura ikijyanye n'inzoga uramanuka hamwe ahahoze abantu bavuga ngo tugiye muri konka hari bana no kwanda amage uhita ubona rwose ukahita uvuga ati yo abasa ndaje reka nkore so nimero zabo rero kugira ngo byihute wajya uzibaha rwose pe kugira ngo kandi bamucyo kunywa cyande cya Esperance ndetse n'icya Moap byose harya wakimayeho nacyo ntacyabaye ntago ejo nzakuzanira Esperance warajye uravugisha ukuri ejo nzaguha Esperance warajye ndabyemeye imbere y'abantu urakoze ni 0788 733 iyo nimero ihamagaraho ushaka kugira ngo ujye kurangura cyangwa se ufite n'ibindi bisobanuro ushaka kubaza ikindi ntihagira umuntu ujya kugurayo kubera ko yabonye ko nabivuze akajya kugigura icyo agasanga ari cyiza azampamagara ngiye nzamuhemba sante sana so super igihugu dufite ubuzima inkotanyi zaduhaye ubuzima ariko hari abanyarwanda bagenzi bacu usanga wenda hari abatifuza yuko ibintu bikomeza ari busanga bateje ikibazo cyangwa nawo baturanye super niki wamubwira nk'umunyarwanda uvuga ikinyarwanda wavutse mu Rwanda wavukiye no mu ntara utaravukiye ni Kigali usibye ko abantu bagoye amusore usibye ko abantu bagoye tuvugishwe rwo imbere y'Imana ubu iyo ureba nk'ahantu abantu bakomeye nk'abari abantu b'abashoramari abantu b'abanyabwenge nk'abariya abantu bubashywe bafite ibyubahiro nk'abariya bikomangoma n'abariya ba Boris ba ministri w'intebe w'Ubwongereza abantu nk'uriya ministri w'intebe wa Singapore ahantu abantu baza bakavuga bati iki ni igihugu ukumva wumvije uriya mugabo avuga ati Rwanda is safe Rwanda is safe beautiful country ariko se abantu nk'abari haryo ubwo urapinga urinde
haryo ubwo urapinga ikibazo cya mbere wowe urapinga urinde noneho reka mbabwire nibanga mbibi none wavuze ngo umutego mutindi ushibukana nyebaho none reka mbabwize ukuri wanga habi nako wanga heza burya umuntu wanga heza ahabi habamuhamagara wanga heza ahabi habamuhamagara rero ni igihe nanjye niryo jambo navuga nkarya nirya mwenyewe ni igihe nikibagereraho bakaryozwa ibyo bakora cyangwa imigambi mibarimo cyangwa ibyo bifuriza igihugu cyabo ariko umuntu arwanya wabo wa mugani wa mwari mwagoja indushyi zibaho uzi kuruka ruha no mu bwonko nizandushye umuntu arwanya wa igihugu cyawe cyakubyaye koko ubundi baravuga Julius Nyerere yaravuze ati urwanya igihugu cye abasa n'uryamye mu nzu akayitwika abasa n'umuntu ushobora kwicara ku ishami ry'igiti akaritema ryicayeho rero abantu tuzahure gusa ku itariki 2 mu gitaramo Inkotanyi n'ubuzima dusangire twishimire ibyiza amakamanda yakoze naho abandi bo ndetse baki kuko abanyarwanda 98% bakunze igihugu cyabo wabyumvishije ndakomba abanyarwanda 98% bakunze igihugu cyabo babandi babiri rero bagipfira asante sana babandi babiri rero babandi babiri bananiranye abo bazagororwa n'iminsi iza kugarukwa n'ibyo bakora cyangwa se tukaba wa mugani tugoragoza nkuko umukuru w'igihugu yavuze tukagoragoza wenda wabona tubakuyemo na kamwe kazima kakubaka igihugu bakaba wenda bazahinduka da ntiwamenya hari n'abahinduka bakicuza nko muri penitensiya niba ari penitensiya ari gusaba penitensiya kwa padiri harya no gusaba penitensiya ni ukagenda ukicuza ibyaha ati mana yanjye mbabarere nakoze ikosa nk'iri super ubwo inkoko niyo ngoma ni kuwa gatandatu ku guhera saa 10 ukaba wagize kwinjira mu buntu saa 10 nanjye ngiye kugenda sha nduhuke neza nduhukire kuri matora Dodoma kugira ngo ngire fresheri fate n'imbaraga nzinzire muri kiriya gitaramo nsa neza yego wambaye imyenda isa gute cyane imyenda nzambara nzabatungura ngomba kubabwira zo ko nzaza nambaye aca ugenga wako bana we vipi wewe utakurizemesha mambo yote turi gusoza gira ikintu ubwira abantu ari umuntu ushobora kuvuga ati se nka kino gitaramo cyo nabwira abantu dukundane fatanye tuzitabira igitaramo Inkotanyi n'ubuzima dukomeze tumenye ko ibyo dufite byose ibyo turimo byose uko twaka wa mugani wa terime yateye abanyamugingo no kwaka ubwo no gusa neza inzu waba wubatse imodoka waba ugendamo guhumura waba umeze fresher akazi waba ufite byose burya tubikesha igisirikare twubahe kandi duha agaciro igisirikare kandi mu by'ukuri duha agaciro ingabo zacu zarapiye zabohoje iki gihugu burya nubu ugenda ukabona n'umusirikare arakubwira ati lift ijye uhagarara umutware kuko burya urya niwe utumirya modoka yigendamo burya niwe utumirya modoka yigendamo wowe ushobora kuvuga ngo ngura ngo ni umukene cyangwa se ngure burya niwe mukire kuko urya niwe watumye wowe ubona ubukire ariko kuko utabizi nyine ufite ubucucu bw'abanyafurika ntuzi nyine icyo ukoze ariko uhagarara umugezi imbere kuko burya ukoze ikintu gikomeye kwa sababu makamanda ndo wanafanya nchi napatikana nigeze kukubwira ngo narakubwiye ngo ubukire bwa mbere ni ukuba ufite access ku mbunda burya nibwo bukire bwa mbere abantu ntibabizi rero ko ufite access ku mbunda utambaza byinshi uzabibaza abanyabwenge nakubwiye ngo ubukire bwa mbere ni ukuba ufite access ku mbunda kandi burya umuntu ufite access ku mbunda ni igisirikare kandi burya igisirikare nicyo gihugu bro inchi igihugu yo gikomeye umenya ko igisirikare gikomeye dufite igisirikare gikomeye kuko igihugu cyacu kimeze gite kirakomeye ntago Boris yari buza hanga hatizeye umutekano ntago igikoma ngoma cyari buza kitizeye umutekano wayo ntago ministeri w'aba Singapore umuntu nkuri yari bwiza atizeye umutekano we ariko dufite igihugu gikomeye kuko gifite igisirikare gikomeye bro ariko mwenye barabibabwira ati ntibishoboka kandi koko ntibikunda wabigeragereza ahandi ntago bikunda ni nko kuvuga ngo Superman ajya wamutsinda kuri YouTube muzihe nzira se muza Facebook se muza Twitter se muza Instagram se wabicisha byashoboka bite bigeze kurogesha uratitira narogeshejwe nawe reka okay super reka ushimire ubwo naho kwa gatandatu dukundane yego ibyo nababwira dukundane dufatanye dukundane nta munyarwanda numwe utangana nundi nta munyarwanda numwe udakwiriye kubona ibyo buri wese umukuru w'igihugu cyacu bwa mbere aba perezida wa repubulika abantu basubizemo iryo jambo mu bihumbi 2003 yarivugiye ubwe perezida wa repubulika wacu ati uru Rwanda nzaruyobora ntaho mbogamiye kandi buri wese nzamuyobora
nako buri wese nzamuha uburenga nzamukorera ibyo agomba gukorerwa ntagize aho mbogamira wenda ngo uyu ni uwaha uyu kila munyarwanda na haki sawa na mwingine buri munyarwanda every Rwandan has the rights with equal I mean we have equal rights dufite uburenganzira bungana warize burya najyaga ngira mu cyongereza na cyose ize ndubwo yangu